twongeye kubashimira nshuti bavandimwe muhora mukurikirana ibintu bica kuri YouTube channel yanyu. Mujya mwibuka gukora subscribe, ndabinginze mujye mukora subscribe kubera yuko hari ibintu byinshi cyane by'ingenzi uzahura nabyo muri ubu buzima uzumvira kuri YouTube channel. Bijye bihagera ubashe kubona notification ikwereka yuko byahageze, yuko byakugezeho. Rero ubaye nubasha gukora subscribe, ibyiza byose niwe bizajya bibasha kugeraho, kandi rwose muzabikore kandi ni byiza cyane. Rero uno munsi twazanye ni top 10 muri dukunda gukora intonde. Uno munsi tugiye gukora urutonde rw'ibintu 10 bituma Kongo igihe cyose ihora igiye mu rugamba, ihora igiye kurwana, ibintu bituma Kongo ihora itsindwa, ibintu bituma ahantu hose Kongo bayigabyeho igitero icyo ari cyo cyose biragoye kuba yabasha kwihagararaho ngo ibashe kugitsinda. Rero tugiye kubamanukira ibintu 10 byerekana bikwereka yuko byerekana abantu yuko uko yenda kose Kongo bigoye kuba yatsinda intambara. Rero ikintu cya mbere giteye gutya: perezida mukuru w'igihugu, murabizi ni we igihugu kiba gishingiyeho ibintu byose. Iyo adafite ubushobozi n'igihugu nta bushobozi kigira, idafite ubushobozi bwo kuyobora abaturage n'igihugu biragoye yuko cyagira ubushobozi bwo kuba cyakwigira. Perezida na bamwe mu bamwungirije bakuru bafite ijambo rikomeye ni abasivile. Rero buriya umuntu w'umusivile biragoye kuba yajya ku rugamba akabasha gutsinda. Kuba ari umusivile iyo nimwe mu mpamvu ituma gutsinda bigoranye. Rero icyo ngicyo cyari cya mbere yuko kuba perezida n'abamwungirije benshi ari abasivile, iyo ni imwe mu mpamvu za mbere. Impamvu ya kabiri: abayobozi bakuru b'igihugu, yaba ari perezida, abubanye n'amahanga, ba generali, abo bumve ngo abayobozi bakuru b'igihugu bakora bagamije gushyira mu mifuka yabo kuruta uko bakora bagamije gushyira mu isanduku ya leta. Rero iyo abayobozi bakuru bakora bashyira mu mifuka, urumva n'utuntu twa ruswa n'utw'ibiki byose biroroshye kuba yahita afata ruswa kugira ngo abashe gushyira mu mifuka ye. Rero ntabwo bakorera igihugu ahubwo barikorera. Iyo namwe niyo ni imwe mu mpamvu ituma Kongo itagitsinda intambara. Rwose kuba Kongo itagitsinda intambara, iyo ni imwe mu mpamvu yo kuba abayobozi bakora bishyira mu mifuka. Nta kindi kintu kibareba bobo, mbega ubuzima bwabo no kwishyira mu mifuka. Kandi kugira ngo umuntu ubashe gutsinda habamo no kwigomwa cyane. None icyo cyari cya kabiri. Icya gatatu: bafite ubuso bunini bw'ubutaka ku buryo kubucunga bigoranye. Ubuso bunini bafite, ahantu ari hose babaterera bakarwana biragoye ubwabyo, n'abasirikare bashobora kuba bahagera b'umusada bakaza basanga bamaze kuhafata. Rero ubuso bunini bafite ntabwo babasha gukontorora igihugu icyo ari cyo cyose ngo babashe kuba bavuga ati turagicungira umutekano. Reka da, ubuso bafite bunini butuma batabasha kugikontorora, bigatuma ahantu ariho hose buri muntu nawe ubwawe ugiye ugashingayo umutwe. Biragoye kuba bagutsinda kubera yuko ni hantu ubutaka bunini bwabo butuma kwa kontorora bigorana. Icya kane giteye gutya: umutungo bafite wabateye umwaku, amazahabu, za diyama babitse, imbaho zihenze, ubutaka bwera. Umutungo bafite uwo ari we wese nawe ugiye ugashingaho umutwe w'ingabo runaka wabona abaterankunga, kubera yuko ahantu ari hose wafata wakuramo zahabu, wakuramo diyama, wakuramo buri kimwe cyose isi ikeneye. Rero umutungo bafite utuma buri muntu wese wakandagirayo abasha kubona umuterankunga, abasha kubona umuntu wagira ahantu yamufasha n'aho yamugeza, kubera ko afite icyo amuha. Rero umuntu wese ufite agataka muri Kongo, abantu bose baba mu Rwanda bashaka gukorana nawe. Kuba bafite umutungo, iyo ni imwe mu mpamvu ituma batajya batsinda. Uwo bahanganye ahorana imbaraga, kandi muri uko guhorana imbaraga bikamwihutishiriza kuba yabasha gutsinda urugamba, kubera ko aranakora ubushobozi. Noneho icyo cyari icya kane. Noneho icya gatanu giteye gutya: Kongo, abakongomani bizerera mu marozi cyane cyane. Bizerera mu marozi kurusha uko bakwizera mu gusenga, kurusha uko bakwizera mu kugura intwaro, kurusha uko bakwizerera mu kintu icyo ari cyo cyose. Bo barabanza bakizerera mu marozi cyane cyane. Buriya ntabwo ari mu nzego za politike no mu bijyanye n'intambara, buriya no mu buzima busanzwe uzumva ngo abakinnyi ngo bafite abapfumu. Na hano mu Rwanda buriya amakipe ahantu ujya gukura abapfumu ni muri za Kongo. Ibintu nk'ibyo byose bizerera mu marozi, ibintu by'abapfumu nibyo bizereramo cyane. Kandi biragoye kuba wagendera kuri ibyo ngibyo ukananirwa kubaka igisirikare,
ukananirwa kubaka ubumwe mu baturage bazabasha kukurwanira watewe ngo uvuge ngo uzira mu marozi ngo amarozi ntazakurwanire. Iyo nayo ni imwe mu mpamvu ituma Kongo ihora itsindwa intambara. Ubundi bobo icyo bashyize imbere cyane mwagiye mubyumva no kwizera mu marozi nabyo biba birimo. Noneho icya gatandatu kiravuga ngo ingabo zabaswe n'ibiyobyabwenge, urumogi, amayoga, indaya, buri kimwe cyose. Ingabo zaho byibura 50% usanga babasha kunywa ibiyobyabwenge. Hano mu Rwanda bitatinyuka kunywebwa n'umuntu ubifite uwo ari we wese, akaba yahanwa byemewe n'amategeko. Noneho ntabwo ari abasirikare bo hasi gusa, n'abakomeye bari hejuru uzasanga barabaswe n'ibiyobyabwenge. Ikimenyimenyi uzacunge, uzumve za disikuru, uzumve imyanzuro Tshisekedi wenda afata n'abandi nkabo. Buriya bari abakuru bose ko yenda kose akantu nkako ngako ntabwo kabura. Uzacunge bahora ari indisipurine, hari igihe bapanga ibintu bakora ibintu bawumva bameze nk'abatatekerejeho. Rero kuba barabaswe n'ibiyobyabwenge bamwe mu ngabo, bamwe mu basirikare, iyo nayo ni imwe mu mpamvu ikomeye cyane ituma badatsinda, kubera ko nta kontorore baba bafite. Kontorore yabo iba iri hasi cyane. Noneho twagiye ku cya karindwi, cyari cya gatandatu, ni ubwami bwinshi bwishyize hamwe. Buriya Kongo kuringana, ubundi akenshi ababiligi, abongereza n'abaki bose, abantu bose babashije gukoloniza Afurika barazaga bagafata ubwami bwishyize hamwe, bafata ubwami bwishyize hamwe bufite uko buyobowe, bakaza bakabukoloniza, bakabasha kubukoresha ibyo bashaka. Noneho bagiye gukata imipaka, bararebye basanga imico y'abantu ahantu hari Kongo, basanga agace k'u Rwanda, agace ka Katanga, agace ka Maniema, uduce twinshi cyane, basanga tugiye dufite imico itandukanye. Baje baravuga ati nitubasha gufata uduce twaduhuza biragoye ko bazumvikana, kumvikana biragoye. Rero bivuga ngo bazajya bahora basubiranamo. Rero nimba ufashe nk'abasirikare uko yenda kose baba bafite imico itandukanye, bose ugafata abari muri iri, abakomoka muri iriya ntara n'abakomoka muri iriya bajya kurwana hirya no hino, niba abantu bigoye kuba bashyira hamwe umuco, niba abantu bafite imyumvire itandukanye, kubera yuko bwari ubwami bwinshi cyane. Rero ubwabo mu bwo bafitemo parapara, kubera yuko nta muco umwe bafite, nta ndangagaciro zimwe bafite, cyane yuko buri gace gafite indangagaciro n'akandi ndangagaciro. Rero usanga bahora bagonganamo, bityo ubwumvikane buragoye. Rero kuba bwari ubwami bwinshi, ababiligi bafashe bakabumbira hamwe bakabigira Kongo, biragoye yuko bwaba ari ubwumvikane, bagira ubwumvikane. Rero iyo nayo ni impamvu imwe mu bintu bituma Kongo itagitsinda intambara uko byagenda kose. Noneho twagiye ku cya munani, abajyanama bafite nibarusahurira mu nduru, ntabwo babasha kubagira inama yabasha gutuma batsinda intambara. Babagira inama babona izatsindwa, gutyo kugira ngo bagume barwane, bahore basahura mu nduru, bahore babona amafaranga. Rero inama yo kuba batsinda intambara, ibintu bivuga ati genda ugura indege zinizi, genda ugura ubwirinzi ubu n'ubu, iyo nama ntibayibagira, ahubwo ihita bagira inama yo guhamagara abacanshuro n'abandi bose, kubera ko babona nta musaruro bizatanga, kugira ngo intambara igume ibe, ubundi babone ukuntu babasha kurwana neza, babashe kuba bafata amafaranga, babashe kuba bayisahura, kubera ko nta kontrole, nta mutekano ifite. Rero bamwe mu bajyanama bafite benshi bakuranamo n'imitungo nibo babashuka, bagatuma badakora ibintu bitekerereje, ahubwo barangiza bagakora mbega nyine nawe urabyumva, nibarusahurira mu nduru, ntibakwifuza inama nzima yatuma babasha kwigira, babasha kwikontorora neza. Icyo cyari cya munani. No twagiye ku cya cyenda. Icya cyenda kiravuga ngo bizerera mu byo abandi babaha, ntabwo bizerera mu byo bafite. Buriya bahora bizeye inkunga, bahora bizeye ibintu mbega bizaturuka i Burayi, bizaturuka muri Amerika, bakumva ko bazaza kubakemurira ibibazo, bakumva ko bazabakorera buri kimwe cyose. Ariko twamaze kubona yuko akimana kaza imvura ihise. Rero bizerera mu byo abandi bazabaha, ntabwo bizerera mu byo bo bifitiye ku giti cyabo. Rero iyo nayo ni imwe mu mpamvu ituma bahora batsindwa. Noneho twagiye ku cya cumi. Icya cumi giteye gutya, bitewe n'ibibi bakoze, bitewe n'ubunyamaswa bakoze, bitewe n'ukuntu nta bumuntu bigeze bagira, Imana imeze nk'aho yabakuyeho, yabahaye umuvumo, bameze nk'abavumwe n'Imana. Nureba ibintu bakora, ntabwo bakora ibintu bisengeye, ntabwo bakora ibintu ureba ukabona biri kuri gahunda. Rero ukuntu bameze nk'abantu bavumwe n'Imana,
bameze nk'ubuyobozi buriho magingo nk'ubu ngubu bwa Tshisekedi n'abandi bari bameze nk'abantu bavumwe n'Imana, kandi no mu bahanuzi bamwe namwe mwigeze kubyumvaho yuko hari umuntu wabashije guhanura yuko ubuyobozi bwa Tshisekedi nta burambe kandi buzakora ibintu bibi bitigeze binabaho muri Kongo. Rero nibyo byibi kuba bameze nk'aho Imana yabashyize ku ruhande kubera ibibi bakoze, ubwicanyi n'ibiki byose, biragoye yuko babasha gukora ibintu bikabahira. Rero turabashimiye mujye mukurikirana YouTube channel yanyu Febo TV Show. Mu by'ukuri ni YouTube yanyu kandi ni mwebwe mugomba kuba mwayigeza hirya, mukore share, mukore ku bantu bose, abantu bose mwamuzi mubashe kuba mubahereza iyi documentary. Mu by'ukuri kandi ni by'ingenzi, ni iby'akamaro. Imana ibaho umugisha. Ari muri kumwe na Forbes.